gusuhuza abakunzi bacu. Hari umukunzi wacu watubajije ati no kubera iki bafashe miliyoni 18 mu itangazo ryatangazije ubundi bavuga ko miliyoni 18 zemerewe KYC zabaye approved, ariko miliyoni 8 zonyine zikaba arizo zifite icyo twakwita nkaho immigration. Ngiye kubabwira impamvu ituma abantu bose batabona migration. Ni impamvu zumvikana kandi buri wese arahita abyumva, yumve ko ntabwo ariko buri wese ahabwa migration. Ubundi iyo tugiye gukora migration hari ibintu bigenderwaho, urwango uburyo ugenda mininga ni ikintu cyambere kigenderwa. Niba mininga buri munsi amahirwe yo kubona migration aba ari hejuru. Niba rero utamininga buri munsi urumva ntabwo amahirwe yo gukora migration cyangwa se kugira migration bayaguha. Ikindi ni ukuba warujije ibisabwa byose, ufite KYC yarabaye approved, utari muri tentative kandi profile yawe yose yujuje ibisabwa. Nubango rero migration iyo bagiye kwitanga hari steps bagenderaho, hari factor bagenderaho zituma cyangwa se ubona migration. Nubango migration kwitanga ni process, ni ibintu bigenda process by process cyangwa se step by step. Nubango ntabwo bahita bafata ngo abantu bose babare kuri migration, baba bati igihembwe kimwe turarekura abanaba, ukwezi kumwe ko turarekura abanaba tubahe migration, kandi aba bantu turi buhe migration bagomba kuba bujije ibisabwa, bagomba kuba barajije konte zabo neza kugira ngo babashe guhabwa migration. Wango abantu bari inactive badakunda kumininga amahirwe kubona migration aba ari hasi cyane. Urumva miliyoni 18 ntago ari abantu bose ariko bamininga buri munsi. Ikindi hari ibyo bita eligibility, wango abantu bose ntabwo ariko babona bafite KYC iri approved. Harimo abafite KYC ariko bafite tentative, ubwo harimo abafite KYC ariko profile zabo zituzuye. Ibi rero bituma batahita babona migration ako kanya. Ngo criteria ibigenderwa kugira ngo migration kuba wujuje ibisabwa. Niyo mpamvu ubona ira step ya 9 hari igihe itinda, kuko system ibona ko hari ibi tuzuye bishobora gutuma ubona migration. Ikindi nuko vuga ko process ya migration hari igihe nayo ubwayo itinda, harimo uburyo bwo kuba bagerageza kuzamura ubushobozi bwa system ku buryo ishobora kuba yakwakira abantu benshi. Ibyo rero bigatuma bafata abantu bake kugira ngo system iverifying neza buri account koko yemerewe immigration. Ikindi hari abantu baza bakandikira core team bakayijagaraza bakayibwira ati bote immigration, ibintu nk'ibyo bigatuma core team igira impungenge ikavuga ati asaba abantu ntago babakeneye immigration kugira ngo bagurishe payi mu buryo butemewe. Kuko hari abantu bakora ibyo bintu akumva ko akeneye immigration, ahita afata za payi ziwe azigurishe mu manyarwanda, azigurishe mu dolari, azigurishe ku bantu, bigatuma core team igira impungenge ikavuga ati migration ntabwo ari kutiriwe abantu bese, kuko harimo abakeneye kubona migration kugira ngo bakore illegal activities, bagurisha paye mu buryo butemewe. Ubwo rero bigatuma paye network cyangwa se kwa team igira impungenge ikagenda irekura abantu bake ibona ko basobanukiye system, ibona ko bazi ibyo system irimo. Muri ubwo buryo rero bigatuma bavuga ati turagenda turekura abantu step by step. Bitavuze ko nkuko intego bafite ari uko muri open mainnet bagomba kuba byibura bafite miliyoni 10 z'abantu babonye migration. Ikindi navuga ko nuko ngo nkuko nari nababwiye migration irekurwa step by step. Umanze mumenye icyo kintu, ntabwo bafata abantu bose ngo bahite babaha migration. Nizere ko umuntu wari waje iki kibazo agisobanukiwe. Ubwo rero ubutaha abantu muzamubaza ibibazo nari tuzatubasubiza, muze mutubwire ibibazo mufite tubibasubize. Guys, mwandika muri comment ibibazo mufite tubibasubize. Ikindi murayikinge video, niba ukunze video yirayikinge, niba ukunze video byerekane kora reaction. Ikindi mwibuke gusharinga
abandi iyi video. Imana ibarinde, mukore subscribe. Mwibuke ko Open Mainnet ni mu gihembwe cya mbere cya 2025. Iyo tuvuze igihembwe cya mbere cya 2025 no guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa gatatu. Mbibutsa ko abantu muri tentative mwandikire support mu mining buri munsi, murebe ko tentative mutayivamo. Nshimira mwese wafashije channel, uje vuba nawe turamwakiriye, kandi twizere yuko iyi channel turimo yo kuba twasobanukirwa Pi Network, urugendo turimo rwo kuba twasobanukirwa Pi Network, urugendo turimo rwo kuba twagera kuri Open Mainnet, kwishimira buri umwe wese uruzamo kandi akaza afite ubushake bwo gusapotinga channel, kandi twizeye ko n'Imana izabidufashamo. Mukomeze mugwe neza, Imana ibarinde.